nuko mushiki wanjye ati nibyo arabyina na bakayo na basara baraza turaserebura ati ubu twakize n'ubwa mbere twahise tugura inyama ubwo twari turi inyama mushiki wanjye aragenda ahita agura ibiro 2 by'inyama turagenda hepfo habaga agasoko kwa Gasumiza agenda kwa Gasumiza agura ibiro 2 by'inyama agura n'amavuta bita ubuto n'ubwa mbere twari tugiye kurya ubuto twaryaga amamesa cyangwa ubundi tukabirira aho ngaho ateka ati rero atubu turateka n'ifiriti ati njya mbona kwa madadi bateka ifiriti twahacika duhumure ni muyiteke natwe tuyirye nimushaka namwe utekere hanze ihumure bayombe aragenda tumusanga yicaye muri salo nyimara kumukubita amaso yicaye muri salo si ukukubeshya numvishe mbaye nkaho ngeze mu yindi si naramubonye numva ndamukunze mbona n'umukobwa mwiza w'inzobe usa neza nawe yari afite imyaka 17 ya 18 numva ndamukunze mbona n'umukobwa mwiza awundi basi turasohoka turasezera turataha none se Karema akambwira ati rero ngewe yaranyicaye iruhande ati nge ndigendeye atubwo uhita umubwira ko wamukunze ati ntutabimubwira hano hahora abahungu benshi bamugendaho uzasanga abandi baragutanze nuko noneho ntamureba gutya nubwo yari yisomeye igitabo yicaye aho ngaho muri salo yasomye igitabo gutya nkakomeza nkamureba hareba mu maso ye noneho nshiduka amasaha yo gutaha yageze nta n'ikintu mubwiye umureba gusa umukanuri turasohoka turagenda tugeze hafi y'umuhanda aho dutegera imodoka se Karema arambwira ati wabimubwiye se ko wamukunze ushaka ko mubi inshuti natinye nagize ubwoba ati mbega utiri cyana koko mubwire nutamubwira nakazi kawe ati nakazi kawe ati mfite amakuru yuko hari abandi bashaka kubimubwira noneho ngo nyine ndijajura ndamubwira nterega nturabona naragukunze ni ukuri niyo mpamvu naje kugusura bose ngo ubona umuntu umunsi umwe ukamukunda naragukunze rwose ngo nta kibazo ngo rwose nisura byakiriye ngo ndabyakiriye ngo ubwo imodoka ibiraje noneho ngo ndatega ndataha si ukubabeshya naratashye noneho kuryama biranga bitotsi ndabibura nkahora ntekereza nari ntaramubaza n'izina rye uko yitwa wewe mushiki wawe nari ntarayimubwira nari ntaramubaza n'izina rye n'ukuntu yitwa nuko ubwo ni ukuvuga ngo umukobwa hashize nk'icyumweru ndongera nsubirayo uvuga inti ntabwo nshobora gusinzira ntarajya no kumubaza ukuntu yitwa noneho nsubiyeyo nsangayo musaza we azambabare niyo yanabyumva arabizi basaza we bakansereza bagahera hasi ku kirenge bandeba ubwa mbere nkinjirayo nasanze musaza we afite basaza be b'abasilamu icyo gihe bari musaza we agahera hasi guhera ndeba nasanze yicaye ku muharuro agahera hasi ndeba agahera ku kirenge kageza ku mutwe bako nari agasore k'agakene nyine kakana gafite utwenda dushaje agakweto gashaje noneho ubwo umukobwa ntiyakwinjira iwabo nkabona ntibabyishimiye basaza be ubwo umunsi umwe bakansereza ngo kurya birananira bati se kutarya urarwaye tukujyane kwa muganga bankora bakumva ndahinda umuriro byageze nimugoroba noneho narembye bimwe bita kuremba ndi guhinda umuriro uteye ubwoba noneho byageze ninjoro nararaga jyenyine byageze ninjoro ndatomboka nko mu masaa 8 z'ijoro ikintu natombotse mvuga kuko naye naramaze kwibwirana nawe yarambwiye n'amazina ye yambwiye ko yitwa Elina noneho ndasohoka nkubita urugi nti Elina uri hehe ndi hano ngwino nsange ndagushaka ngwino nose kayo yumva ndi gusakuza ati se Elina nuwahe uri kurota numva ndasohoka nirukanka mu rutoki Elina ngwino ndagushaka kayo yabanyurukanse inyuma aranyurukanka inyuma ati urajya hehe ati wabaye iki nuko waramfashe murusha imbaraga aramfata ansubiza mu nzu nuko ahamagara mama wacu babanjyanye kwa muganga uko naye narembye cyane bangejeje kwa muganga ubwo nari imeze naye nanoze babahamagaye ambirasi mu rukerera ati mumujyane Kibagabaga umuntu wanyu yarembye kuko ubwo nari nkibasha no kuvuga sinari nkibasha no kurya sinari nkibasha no kuvuga no kunywa
ambirasi binjyanye Kibagabaga kwa muganga, banshyize mu bitaro, mba mu bitaro, noneho bagafata indwara bakazibura. Noneho murumuna wanjye nawe avuga ati yasohotse nijoro avuga ngo Erina. Bati si Erina muramuzi? Bati reka dati ntawe tuzi. Ati ni n'ubwa mbere twumvishe iryo zina. Bati si ni Erina wa undi bajya baririmba mu ndirimbo? Bati reka da, bati ntabwo tumuzi. Nuko mba icyumweru cya mbere mu bitaro, icyumweru cya kabiri kigiye gushira, sinaryaga sinanywaga, nari ntunzwe na serumu, narahonze ndaho ngaho. Noneho nari mfite agafoto, agace ka pasiporo ye hano mu mufuka w'ishati. Ubwo muganga dogiteri niwe waje kwa kundi iba akora ukuboko gutya agushyiraho igipimo, niwe waje kubona ka gafoto, akabona mu mufuka w'ishati, aravuga ati se uyu muntu aka gafoto nakuwe Erina mwavugaga? Barareba ati ushobora kuba ari wata ariko ntabwo tumuzi. Nuko bahamagara bashakisha ahantu hose uwo muntu Erina, baraheba muri karitsiye zaho iwacu baramubura, bashakisha babaza naho ngaho iwacu iyo ngiyo za Rwamagana. Ubwo Sekarema niwe waje kumva ko ndi mu bitaro, bamubwira uko byagenze, bamubwira ati Erina n'uwinaha ngaha. Bati ni umukobwa w'inshuti ye. Bati si uwo mukobwa uramuzi? Bati ndamuzi. Bati mubwire mu gitondo azinduka aze hano kwa muganga. Bati niwe muti nta wundi. Njyewe sinavugaga sinaryaga. Nuko ubwo bukeye Erina aba, njyewe nari ndyamye gutya ku muryango w'igitanda, ndyamye ndeba hari mu irembo nka kaburiya ukuntu bureba mu irembo. Noneho njye kubona nimba nari mazi nk'urota, nimba narabonaga ko ari byo, mbona umuntu ishusho Erina irinjiye, mba ndabatutse ndirukanka serumu njugunye igitanda, ndagenda nti Erina ndamuhobera, nti nari nakubuze, ndakubonye Erina. Abantu bose mu bitaro barahura ati muze murebe ibibaye. Ati umuntu hano yasariye Erina. Nuko Erina ndamuhobera, nti se ni wowe nari narakubuze. Nuko ubwo baramfata, muganga aramubwira ati rero uyu muntu wanyu yarwaye amuru ntimwabimenye. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, ni ku IHUMURE TV. Nge ndikuzo Emi, turi kumwe n'umupapa Imana yatabaye cyangwa se yagiriye neza. Iyo tuvuze ubutabazi bw'Imana hari byinshi ubonamo Imana birumvikana. Reka rero dushimire abantu bose twabanye ku IHUMURE. Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane kubera ko mwakoze subscribe, ni by'agaciro, mwagize neza. Imana ibahe umugisha, nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire iby'umumaro byagufasha nanjye bikamfasha muri ibi bihe. Hanyuma rero nkuko nabikubwiye, uyu mukozi w'Imana wicaye imbere yacu afite imirimo agiye kuvuga Imana yamukoreye. Tugiye kumwakira, hanyuma atangira twibwira, atubwire aho aba hatuye, urugendo rwe rw'ubuzima, iby'Imana yamukoreye n'ibyo ashaka gusangiza abantu. Ariko igikomeye mutazi ni uko ari n'umuhanzi. Yajya ari buze kutubwira impamvu yatangiye guhanga. Mwene data, watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe, witwa nde, tuye he, umusore uri umugabo, byose tubimenye. Karibu. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza abadukurikiye, nanjye mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo iduha buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nkuko bababwiye, amazina yanjye nitwa Bambe Ndayambaje Samuel, ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Rusenyi. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 3. Murakoze. Wow, umugore n'abana 3. Okay, hanyuma utubwiye gutuye Kinyinya. Ntekereza ko kuba utuye Kinyinya cyangwa se hacumbitse, iyo turi i Kigali ibintu birasobanuka. Bashobora kuvuga ngo ndatuye, ndacumbitse, kugira ngo byibuze none abantu baze kubumenya. Ese uracumbitse cyangwa uratuye? Murakoze, ntabwo ncumbitse, uretse ko nabanje gucumbikaho igihe gitoya, ariko ubu ndubatse, mfite inzu yanjye mbambo, ntabwo ncumbitse. Murakoze. Imana yaguhaye inzu? Imana yampaye inzu, ariko ngira ngo nabanje gucumbika nk'abandi, kuko nashatse umugore ncumbitse, ariko
nari naranubatse ariko ntaba mu nzu yanjye. Kuko ngewe natangiye kubaka inzu mfite imyaka 16 ubwo natangiye gahunda yo kubaka inzu ko numvaga yuko ngomba kuzaba mu nzu yanjye mbishaka numva mbifiteho umuhate n'umutima yuko ngomba kuzaba mu nzu yanjye niyubakiye. Ikinyinya hariya Kinyinya uboneho nubatse. Niho watangiye ko ufite imyaka 16? Natangiye kubaka inzu mfite imyaka 16 ariko mbitangira mu byiciro bitandukanye. No kuvuga ngo natangiye ngura umurima ahantu biti Rwamagana hariya ahantu biti Nyarusange. Nari mfiteyo mubyara wanjye, noneho mubyara wanjye arambwira ati ese ko mbona umaze kuba umusore bite ejo hawe hazaza uhatekerezaho iki? Nabubwiye nanjye ndatekereza nk'umuntu mfite gahunda yuko nshaka kuzubaka inzu, ariko ubwo wenda naza kubitangirira imuzi kugira ngo nze kubigeraho neza. Ubwo muri make iyo kubitangirira imuzi ni bwa buhamya tuba dukeneye, ni bwa buhamya tuba dukeneye. Tangira utubwire uti bambe uvuka hanaha mu bana banaba papa na mama nuko waje gukura naho Imana yakugejeje imuzi. Karibu. Nkuko natangiye mbibabwira, navukiye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya ariko hahoze hitwa komine Rubungo Serire Murama, ariko Kinyinya ubundi yari nka secteur yari taraba umurenge. Ubwo no kuvuga ngo navukanye n'abana 4, mvuka mu mwaka w'1990. Ubwo murumva imyaka mfite. Hanyuma nyuma jenoside iba naburagaho nari mfite nendaga kuzuza hafi imyaka 5. Ubwo jenoside imaze kuba ababyeyi bacu bahita bapfa bose, dusigara turi abavandimwe 4 aho twari twarahungiye ahantu bita Irutare, dusigarana na nyogokuru wenyine niwe twari turi kumwe. Irutare ya Byomba. Ubu hasigaye hitwa mu karere ka Gicumbi. Ubwo no kuvuga ngo tumaze gusigarana na nyogokuru wenyine twarahungutse tugaruka iwacu hari Ikinyinya. Tumaze kuhagera ubuzima bwari bugoye, urumva nari mfite imyaka 5, mushiki wanjye mukuru nkurikira yari afite imyaka 8, murumuna wanjye muto nkurikira yari afite imyaka 3, noneho mushiki wacu mutoya yari ari kwibere, yari ari mu myaka hafi 2, 1 n'igice gutyo. Tubaho muri ubwo buzima ariko bigeze mu mwaka w'1998 nyogokuru arahinduka cyane, atangira kujya dutoteza cyane, adutesha umutwe, atangira mbega ubona atangiye gucika intege zo kuturera. Nubwo naje kuganira na mushiki wanjye, nari mutoya ariko nari maze kugera wumva hafi mu myaka 7. Mushiki wanjye ndamubwiye nti rero urabona ko tubaho nta babyeyi dufite, dukwiye gushaka uburyo twirwanaho, twe kujya duhora duteza amaso kuri nyogokuru, kuko nyogokuru nawe urabona ntiyishoboye, dukwiye kwirwanaho. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 1 w'amashuri abanza, twari twarashyizwemo na Karitasi yo muri Kiliziya Gatolika. Noneho ubwo mu mwaka wa 8 ninjiye mu mwaka wa 2 nkitangira igihembwe cya mbere, nagiye ku ishuri. Ngeze ku ishuri ubwo ndajya mbabwira uburyo nafashe umwanzuro guhita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo twebwe nk'abana tugomba kwishakira imibereho. Nagiye mu ishuri ngeze mu mwaka wa 2, mwarimu ankorera ibintu bitari byiza. Ubwo mwarahe Rutare? Twari twarahungutse. Twari twarahungutse tuba Ikinyinya tubana na nyogokuru. Noneho dukomeza nyine ubuzima bwo kubana na nyogokuru. Ntangira ishuri mu mwaka wa 1 mfite imyaka 7. Noneho nimukiye mu mwaka wa 2 nari maze kugira imyaka 8. Mu gihembwe cya mbere mwarimu arambwira ngo ninjye kwandika mara ku kibaho, hari ukuntu bandika mukavuga mara. Mpera kuri mara ya mbere ndayivuga, yambwiye ngo mvuge kugera ku ya 10.
iya kabiri ndayivuga, iya gatatu ndayivuga, iya kane ndayivuga, ngeze ku ya gatanu irananira. Inaniye mwarimu afata inkoni arankubita koko. Hari iya gatanu se yorohaga, uraga iya gatatu iya gatanu yorohaga. Ni ukuvuga ngo yarambwiye ngo nituvuge kugera ku ya 10. Mwarimu arankubita noneho kubera ko nkubita nkacanganyikirwa, noneho iyo mara ya 10 nkayitiranya n'iya mbere, noneho yakongera kunkubita mara ya gatanu nkayitiranya n'iya 10. Mwarimu arankubita, yankubise guhera saa 5 tuvuye gukina saa 4, arankubita n'abana bose twiganaga barumirwa. Noneho abandi bana saa 6 zigeze kadende ivuze, mwarimu aravuga ngo ninsigare mu ishuri, babyitaga kukuraza mu ishuri, ngo ninsigare mu ishuri, ngo noneho ngo ubwo ngubwo ngo nsigare nyifata mu mutwe, ngo ase gusanga nayimenye. Noneho mwarimu arakinga, barasohoka baragenda. Njye nsigara mu ishuri jyenyine, ndimo ndira, ntazi n'ibyo ndimo, nimba no kwiga ndi kwiga byananiye, nabaye nk'umuntu wahamutse. Noneho mwarimu baje, abandi bana baraza bigaga ikigoroba bansanga mu ishuri, bavuga ngo samwe ngo ko wasigaye mu ishuri. Ndababwiye nti mwarimu yandaje mu ishuri. Ngo noneho ngo ubuse ngo wagiye kurya? Ntihoya. Ubwo mwarimu abaraje arambwira ngo samwe ngo mara ngo wayifashe. Ndamubwiye nti ntago nayifashe. Ngo nimba utayifashe ngo ndagukubita ngo ndakwicisha inkoni. Ngo nakubwiye ko usigara uyerepeta ngo ugasanga wayifashe. Ngo nimba utayifashe ngo ugiye kumbona. Arongera arankubita. Noneho amaze kongera kunkubita, nuvuga ngo yankubitaga ku kibuno, yankubise ku kibuno ku buryo kwicara byananiraga. Nuvuga ngo uwo munsi yambwiye ngo ndavuze ngo gisohoke gitahe iwanyu, ngo kigende gifata iyo mara mu mutwe, ngo ejo nikitagaruka cyayifasha ngo ntabwo uzinjira muri iri shuri. Si ukukubeshya, uwo munsi naratashye njya mu buriri ndaryama, mushiki wanjye agashyushya utuzi akankanda ku kibuno kubera inkoni. Uwo munsi ntabwo nasubiye mu ishuri. Kuva uwo munsi ntabwo nigeze ndisubiramo. Naherutse ubwo umwaka wa 2 mu mashuri abanza, ubwo nize amashuri 2 abanza yonyine, kugeza n'iyi saha niyo mfite mu mutwe wanjye. Uretse ko naje kujya nkiga gusoma no kwandika muri ADPR, batwigisha gusoma no kwandika, ariko kuko ayo niyo mashuri nize. Kuva icyo gihe ntabwo nigeze nsubira mu ishuri. Ubwo n'uvuga ngo nahise mva mu ishuri njya kwikorera amafaranga mu matafari ahantu babumbaga mu gishanga, nkajya kwikorera amatafari na mushiki wanjye. Ubwo tukahuriza hamwe njye na mushiki wanjye, nakoreraga iry'ibiri, mushiki wanjye agakorera iry'itanu, tugahuriza hamwe tugahahira bene mama. Noneho ubwo n'uvuga ngo bigeze mu mwaka wa 2000, nyogokuru nawe yaje kudutayigera ku isambu y'umugabo we ahantu bita za Musha. Aragenda nawe aravuga ati ngiye ku isambu yanjye, ati ntabwo mumaze gukura nimwirere, dore n'ubundi musanzwe mwirwanaho. Nyogokuru aragenda, dusigara mu nzu twenyine turi abana 4. Noneho murumuna wanjye wa mutoya ADPR yarabahaye ishuri, n'uwo mushiki wanjye ADPR umushinga witwa kompasiyo warabashyize mu ishuri. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo bo bakajya kwiga, twebwe tukajya gukorera amafaranga, tugasiga tubagabanyije imirimo. Murumuna wanjye twamwitaga Kayoyo, twamwite Kayoyo. Rero wowe urajya kwiga, nuva kwiga uhita ujya gusenya inkwi Kibagabaga, habaga amashyamba, akajya gusenya inkwi. Noneho Sara wowe nawe nuva kwiga ufate utujerekani ujye kuvoma amazi wuzuze ikidomoro. Nuvuga ngo uwo mushiki wacu uwo mutoya yaramaze kugera mu myaka 4-5, tuvoma amazi wuzuze ikidomoro, bakabikora. Noneho twabaga twabararije ibiryo, bakaza bakarya, noneho bamara kurya bagakora iyo mirimo twababwiye. Nuvuga ngo twebwe twatekereraga rimwe nimugoroba, twavuga gukorera amafaranga, tugahaha ibishyimbo. Ikiro cy'ibirayi cyaguraga 45, ikiro cy'ibishyimbo kigura 50. Tugahaha tugateka. Noneho twasoromaga imboga mu gishanga, tukaza dufite umuba w'imboga hano ku maboko, na mushiki wanjye. Niyo mpamvu wabonaga bakaba bati abana ukabona turabyibushye tumeze neza. Twaryaga imboga nyinshi, tukarya ibishyimbo byinshi bivanze n'ibirayi. Ariko icyo twihataga, twakoreshaga imboga nyinshi.
n'ibishyimbo ugasanga turashishe tumeze neza, ariko tukavunika ku buryo nikoreraga amatafari, no kuba wakebuka gutya urebe n'inyuma gutya ukumva ntubishobora, igikanu cyaragagaye. Tuba muri ubwo buzima, bigeze aho ngaho hari umugabo, umukecuru twari duturanye yitwaga Veneranda, arambwira ati ariko Samwe, ati wazaje nkakwijyanira ku muhungu wanjye ugakora akazi ko mu rugo ko byagufasha ukaruhuka n'iyi miruho wirirwa nko mu matafari. Nababwiye nta kibazo uzanjyana. Umukecuru aranjyana ku muhungu witwaga Vedasti turabana, ndamukorera, maze kumukorera nk'amezi 6 nuwanga amafaranga yampembaga 2,500 ku kwezi, nkafata 2 nkabyohereza mushiki wanjye, nanjye nkasigarana 500. Noneho ubwo Vedasti turabana, twabanye mu gihe kigera nko mu mezi 8, awe abapanze gahunda yo gushaka umugore, nuko aransezerera nisubirira iwacu. Noneho amaze kunsubiza iwacu, hari undi musaza twari duturanye nawe araza arambwira tuzaze nanjye nkujyane ku muhungu wanjye ujye gukora akazi ko mu rugo. Bari baramenye yuko ndi umuntu ukora akazi ko mu rugo, aho babonye mvuye bakampererekanya, kuko babonaga ko nyine akazi ko mu rugo ndi umwana mwiza ngakora neza. Nyuma yaho gatoya baramfashe, uwo musaza aranjyana, azajya guhamba 3,000 ku kwezi. Yaramfashe aranjyana Kicukiro Ziniya, angejejeyo nakozeyo icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri. Ntangiye icyumweru cya gatatu, yari afite murumuna we wahabaga ugira amahane cyane. Murumuna we ikintu yankoreye ntago ari cy'u Rwanda. Mukuru we yarambwiye ati fata, ati banyitaga Toto, ati Toto hariya mu cyumba hose genda uhakora isuku, uhakorope, uhanagura ibitanda, amashuko yavaneho uze kuyamesa, uhasukure no munsi y'igitanda hose uhakorope, nta myanda mashaka. Nuko ubwo ndagenda ndakoropa ndahanagura, ngiye kurangiza ubwo mukuru we ntiyarahari, murumuna we baraje. Amaze kuhagera, ntabwo ndi buvuga izina rye, amaze kuhagera ahita ansanga mu cyumba cyabo, arambwira ngo niko shanga ngo wakana, uninda ngo kubwiye kuza muri iki cyumba, uninda wagutegetse kuza muri iki cyumba. Ntaranamubwira ubusobanuro, nta nicyo ndavuga na kimwe, yankubise urushyi rwiza rumwe rwaka umuriro, ndahanuka nitura hasi, uburyo namaze nk'iminota 5 numva ndi kuzenguruka ahantu ntazi. Aho nzanzamukiye ubwo mukuru we mbona barahagararanye, akubaza ese uyu mwana w'abandi umuhoye iki? Ngo ngiye ntaho nkunda ibyana bimeze nk'ibigegera biza byiroha mu byumba by'abantu, ngo bitazi umuntu aba atazi niyo byaturutse, ntabwo ngiye mbikunda, nk'undi se yaje muri iki cyumba gukora iki? Noneho mukuru arambwira ati se ko ari njye warumubwiye ngo aze gukoramo isuku, ninde ukubwiye ngo umukubita? Ubwo maze kuzanzamuka, ikintu nahise nkora, nahise mfata akambaraje kari hanze nari mvuye guhahiramo, mpita nshyiramo agapantaro n'agashati, mpita mbabwire nti murabeho ndagiye. Haburaga icyumweru ngo ukwezi gushire. Noneho mukuru we arambwira ati akira 1,000 ugenda utege witahira. N'amafaranga yanjye y'ukwezi ntiyayama, aminote y'1,000 cyonyine, ngo nimbye aba ari cyo njya gutegesha ngo ntahe. Nuko ndataha. Urumva nawe nta mpuhwe yangiriye, byibura nyabaye atekera udufaranga twawe n'ubundi ukwezi kwaburaga icyumweru ngo gushire, ntatwe yigezamo. Ubwo maze kugera mu rugo agahinda karanyica, ndaryama, kurya birananira, kunywa birananira. Noneho mushiki wanjye, nakundaga igikoma, mushiki wanjye Jean akambwira, nese Samwe wabaye iki, ahantu wakoraga bakwirukanye? Nese nimba bakwirukanye ntuzabona ahandi ukora, basi se urashaka ngo utekere igikoma nicyo uri bubashe kunywa? Ndaceceka ndamwihorera. Ubwo muhisha n'ibyambaye, ati se ko mbona umusaya wawe wabyimbye bagukubise? Ndaceceka nanga kubimubwira. Bwarakeye mu gitondo, umaze gucya mu gitondo, nahise njya mu gishanga gukorera amafaranga. Ubwo guhera uwo munsi nari maze kugira imyaka 14. Guhera uwo munsi nahise ndakara, ndavuga inti ubu ngubu ngiye gukorera amafaranga, nanjye nziteza imbere, abantu bose bampemukiye bazabone ko nanjye nabaye umuntu w'umugabo kandi wishoboye. Numvaga mfite agahinda mu mutima yuko mvuga inti turi imfubyi, turirera, nta babyeyi dufite, ese tuzakuraho muri ubu buzima gutya abantu badusuzugura? Ikintu nakoze ni iki, nahise ndakara ngakorera amafaranga, nta kazi kose nasubizaga inyuma, uretse ko kwiba no kwica niko ntakoraga.
ndagenda ndakora nakorera 2,000 nkarya 500 nkayabika, nakorera 1,000 gutyo ngenda nzigama mbika duke maze kugira imyaka 16 nari mfite amafaranga 50,000. noneho 50,000 nabikoreye mu matafari mu gishanga, ariko nabwo kugira ngo mbikorere hari abahungu twakoranaga twapatanaga nk'itanura kuryubaka tukaricana, noneho bo bakambwira ngo bari kunyigisha akazi bakanga kunyishyura twakoranye. noneho ubwo ndabireka njya kwitundira nkajya gukora ikiyede nakoreraga 600 ndakora maze kugira imyaka 16 nari mfite amafaranga 50,000 mpita Rwamagana kureba mubyara wanjye wabagayo witwa Sekarema. ndamubwiye ni Sekare, ndashaka kuzampa umurima nkawugura nkazubakamo inzu. ati se wa mwana we uzubakamo inzu ukuye he amafaranga? ati urabona muri imfubyi no kurya birabagora, uzubaka ukuye he amafaranga? nabubwiye nti wowe uzampa umurima kandi nzawugura, gusa ntuzampende. ati umurima wanjye mfite umushakamo nawuguhera 150,000. nabubwiye nti 150 ni menshi ntabwo nayabona, nzaguha 100. ati ya araseka cyane, ndetse ubundi ubwijana warikura he? kuri umwana nta mafaranga ufite, ni wowe uzawume, ni n'ikimenyimenyi ndagusigira 50,000 ayandi nzagenda nyakwishyura buhoro. ubwo guhera uwo munsi Sekarema turandikirana, ampa umurima ndawugura, maze kuwugura ubwo ngubaho ngaho nkajya nkorera amafaranga buhoro. noneho nagwiza y'ibati ryaguraga 3, nagwiza y'ibati nkarigura nkaribikayo, ubundi nagwiza y'ibati nkarigura nkaribikayo. ubwo nagendaga ndigura nyabikayo, ntago namuhaga amafaranga. noneho naje kugira amahirwe atangaje, ubwo nari mvuye mu kazi ko mu matafari nicaye mu nzu, mushiki wanjye ampishije igikoma ndabyibuka nimugoroba nko mu masaa 12, njya kubona umuntu w'Imana araje. umuntu w'Imana, burya Imana ifite ukuntu ikoresha abantu mu buryo twebwe tutabasha kumenya. mbona umuntu w'Imana bita Jerome araje, ni umusaza nkunda cyane, yambereye umubyeyi kugezana n'iyi saha mukunda kubi. araje arambwira ati se Samweli bite, mumeze mute, mubahe mute? kuva twabaho ngaho mu rugo iwacu niwe muntu wenyine wari uhageze, nawe muri famiye ntibahageraga, nta n'umuntu n'umwe wo muri famiye, kandi twari dufite famiye zishoboye, nta n'uwibwiriza gatereka njye kureba b'abana ba Emma byibura mbasigire n'ikiro cy'isukari. ariko uwo musaza yaraje, yari umushoferi yatwaraga amakamyo, arambwira ati ese mumeze mute? turaho, mvuye mu matafari ndimo ndaruhuka, nturabona ndi kunywa igikoma, nawe reka tukwakire. ati oya, ati nimwinywere nta kibazo. yarambwiye ati rero mu gitondo saa 12 atuzinduke duhurire kwa muganga, hari ahantu ushaka kutujyana. narazindutse, ubwo ndavuga ndamubwiye nise ko ndi bujye mu matafari, mfite nariye jumura ngomba kumva amatafari. ariko ubwo ni mu kihe gishanga mwabumva? Igishanga cya Kinyinya. n'ubu nakozemo indirimbo yabyo, ushobora kuzayumva. ndavuga nti nafashe jumura ngiye gukora. ati hoya, ati jumura yihorere, ati uzinduke ndagushaka ahantu ushaka kutujyana. numva ngize ikibazo. narazindutse saa 12 njya kuri taxi, turahahurira turajyana, tugira Gishushu, tuvamo turagenda n'amaguru tugera ahantu bita Sonatube. mbona twinjiye ahantu mu gipangu, tumana giparitsemo imodoka nyinshi. noneho ngewe nkibwira ntise ubu ni umuzigo yapakiye agiye kuma mujyanire mu rugo, ntise ubu ndagenda mwikoreye ubu ndawugeza Kinyinya. nkumva ari ibintu nyine ntise ubu ni ibiki. nuko ndagenda, mbona dufunguye ikamyo, arambwira ati caramo. mbona arakije turagiye, mbona tugeze ahandi haparitse izindi. ati vamo uhagarare hano, ati uyihagarare iruhande. ntihagarare iruhande. ubwo waba urije, ubwo turatashye. ubwo tugeze muri karitsiye ampa inote y'igihumbi. ati mu gitondo wongere uzinduke ze tugende. dusubirayo ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, icyumweru kirashize. none icyumweru gishize mbaze abandi bahungu bari aho, ntise uyu musaza ko yambwiye ngo nze tujye twirirwa naho muri iyi modoka, ubu ni ibiki ko byantesheje n'akazi kanjye? bamwe ati wacyana uri ikigoryi. ati ntabwo ubona ko yaguhaye akazi k'ubukigingi? ati ni kuri abakigingi bakora. ati buriya kugize kigingi niye imodoka, ntise burangiye kuba kigingi w'ikamyo. numva birantunguye, ntise ubu kigingi
nkumva mbaye ni ibintu bintangaje, numva mbega simbyakiriye. Ati buriya kugize kigingi, ati ahubwo tubu wakize. Niye nuko ubwo ukwezi kuba kurashize, ukwezi gushize mbona ampembye 20,000. Mfata n'ubwa mbere nari mfashe amafaranga 20,000 mu ntoki zawe rwose, n'ubwa mbere nari nyafashe. Noneho ariko ubwo yarambwiye ati rero ati reka nguhembe, ati ubu nakugize kigingi, ati tuzadukorana, ati ubwo nzajya nguhemba 20,000 ku kwezi, ati ubwo ngubwo ujye ukora neza kandi nabonye uri umwana mwiza. Nawe nurakoze cyane, nuri umubyeyi, nuri umuntu mwiza mu buzima bwanjye, umbereye umuntu ntazibagirwa. Ubwo nahise ntaha mfite amafaranga 20, nta n'igikombe cy'amata nanyweyemo. Nahise ngenda mbwira mushiki wanjye mbabaruze dushima Imana, nimba turi buririmbe, nimba turi buzenguruka inzu tubyina, turakora iki? Ati se wabaye iki? Ati se wabaye iki? Nawe ubu ngubu nabonye akazi k'ubukigingi, n'ubu twakize, n'ubu twabaye abakire, guhera uyu munsi wicara ntuzasubira mu matafari, uzajya wicara nkugaburire, ni nkaho ngiye kuba umugabo wawe. Ku mushiki wanjye ati nibyo, arabyina na ba Kayo na ba Sara baraza turaserebura. Ati ubu twakize. N'ubwa mbere twahise tugura inyama, ubwo twari turi inyama, mushiki wanjye aragenda ahita agura ibiro 2 by'inyama. Turagenda hepfo habaga agasoko kwa Gasumiza, agenda kwa Gasumiza agura ibiro 2 by'inyama, agura n'amavuta bita ubuto. N'ubwa mbere twari tugiye kurya ubuto, twaryaga amamesa cyangwa ubundi tukabirira aho ngaho. Ateka ati rero ati ubu turateka n'ifiriti, ati njya mbona kwa mama Dadi bateka ifiriti, twahacika duhumure, ni muyiteke natwe tuyirye, nimushaka namwe utekere hanze ihumure bayombe. Ubwo guhera uwo munsi mpita mbwira mushiki wanjye nti ubu ngubu twabaye abakire, nta bindi, genda noneho ushake umuntu ukwigisha imashini kudoda. Kubera ko twari dufite mama wacu ntabwo yatubereye umuntu mwiza, n'ubu nashaka azabibone. Yafashe umwana wa mukuru wa mama wundi amwigisha kudoda imashini, ibyo ntabwo nzabyibagira. Aramufata amwigisha imashini, abana babiri bose abigisha kudoda imashini, ariko uwo mwana wa murumuna we ntiyigeze byibura navuga ati na Jeanne naze mwigisha imashini. Ibyo bintu byarambabaje, niyo mpamvu byahise mfata amafaranga mbwira nti Jeanne nawe ugenda ujye kwiga imashini nk'uko bakanaka bayize, nawe byibura uzirwaneho. Mushiki wanjye nawe aragenda ajya kwiga imashini, amaze kuyiga ubwo nawe narakoze ndakora. Noneho nkomeza ya gahunda yanjye yo kubaka inzu, hajya ngenda nahembwa nkafata 10 nkagenda nkarigura amabati, noneho indi 10 tukarikoresha mu rugo, gutyo nagakoze imyaka 3. Ubwo umwaka wa 3 ushize imodoka twakoreshaga ibirapfuye, ibyuma hagomba kuva ibyuma hari kure, hari mu Bushinwa, babona kubizana bigoye, ubwo akazi kaba karahagaze. Nari maze kugira imyaka 18. Noneho ubwo ngubwo ariko ubwo ukuntu nanjye nakubaganaga ku mwaka wa 2, ku mwaka wa mbere naratinyaga mvuga nti batanyirukana nkanga gukubagana. Umwaka wa 2 nkanga gukubagana, bigeze aho ngaho abandi bahungu twakoranaga bitabwa barambere, abitwaga bangirene, bakamwira ati ariko wacyana uzaba ikigoryi, umaze imyaka 2 kwikamyo utazi no kuyatsa. Ati subwo ngubwo ko ariyo mahirwe wabonye, nutimenyereza kuyatsa ngo nayige uzayikura hiki. Ati ubu twebwe ko tumaze kuzimenya kuzitwara kandi tujeje ubundi, ati ugomba kwiga, niyo nyungu uzakuramo, ati ugomba kuyiga nawe ukazanakorera perimi. Numva nibyo koko. Noneho umunsi umwe narazindutse mu masaa 10 za mu gitondo njya ahantu twayiparakaga Kicukiro. ubwo ahantu twarazaga kontake nari mpazi, ndagenda niba kontake, nabonaga ukuntu akora amavitensi n'uburyo yatsaga, nanjye ndayatsa, imyuka iruzura, imaze kuzura, ariko nagendaga mukopera ukuntu atwara n'ukuntu abigenza. Urumva nari maze imyaka 2, nari maze kumenya uburyo yatsa, uko hagenda ahantu habi, uko agenda apanga vitensi, uko azipangura, ariko nanjye nkumva ndabifite mu mutwe ariko nkatinya kubikora. Ubwo umunsi umwe naratinyutse rero ndayihagurutsa, nshyizemo vitensi iransimbukana, irasimbuka, ngize amahirwe nkacira feri irongera irahagarara. Ndavuga ibintu bizagenda biza.
gutyo gutyo ngenda nyikubaganya, noneho navuga inti atazabibona ko myigira mu kibuga akanyirukana. Naragendaga nkazinduka saa 11:15 nabaga nagezeyo, nkayatsa nkazenguruka mu kibuga buhoro buhoro muri vitesse ya mbere. Noneho narangiza nkahita mfata umweyo, yahageraga saa 9:30, nkafata umweyo ngakubura ahantu hose nkasiribanganya kugira ngo ataza kubona ahantu amapine yanyuze, akavuga ati iyi modoka ninde wayakije. Nkakubura neza nkasibanganya ku buryo utamenya ko imodoka yigeze yaka. Noneho nkiga indi systeme, havuga ni nasanga imyuka icyuzuye aribaza umuntu wayakije, nkahita ngena munsi ngafungura kompresseri imyuka yose nkayimaramo. Noneho namara kuyimaramo, sorry gato, imyuka namara kuyimaramo, ubwo noneho agasanga urushinge ruri hasi, ntamenye uko byagenze, akatsa kuza imyuka, akavuga tukagenda mu kazi. Ni ukuvuga ngo imyaka 3 yashize nagiye kuva kuri iyo kamyo maze kumenya imodoka. Icyo ntari narabona ni provisoire na permis, kuko nari mfite ikibazo cy'uko ntazi kwandika no gusoma neza. Kurumva narize umwaka wa mbere wonyine, mu wa kabiri nshikisha nkuko nabivuze. Noneho ikibazo nari mfite ntabwo nari kubona permis ntazi gusoma no kwandika, kandi barasubizaga ibizamini mu magambo, ntago gusubiza yego nawe yabyari bitaraza. Ubwo nsigarana icyo kibazo, ikamyo barayitanga, bamaze kuyitanga ubwo inzu yanjye nubatse hirya nari imaze kuyisakara ikinze, nari ntarayikinga isakaye gusa. Ubwo urumva yuko byari bimaze kungirira akamaro. Ya nzu yanjye nari imaze kuyuzuza ibyumba 4 na salo, vuga inti abantu yari y'amahati 45. Ubwo intego yanjye nari narihaye nujuje imyaka 20 maze kuyuzuza, vuga inti abantu bansuzuguye nanjye bazabone ko mfite inzu. Ubwo ni ukuvuga ngo inzu yagumye aho Rwamagana, akazi karahagarara. Ndavuga inti rero sinzasubira mu matafari, ikintu ngiye gukora ni iki ngiki, ngiye kujya ngenda ku mashansi ahantu hose twamenaga ibikoresho, ngiye mbatsaba akazi, nkagenda nkabavuga inti mu mpakazi nzi kureba ibikoresho byiza, akazi bakakama, nkazana izindi modoka zigakora ku ituru bakampemba inote y'igihumbi. Gutyo gutyo genda nzamuka buhoro buhoro, nza kugurisha ya nzu yanjye Rwamagana, ndaza none ubungura ikibanza uba ahantu ntuye Ikinyinya, ubu ngubu ni naho ntuye kugeza na n'iyi saha. Ubwo ni ukuvuga ngo naje kugera muri nk'iraho Rwamagana, naje kuhakundanira n'umukobwa nari mfite imyaka 18. Umukobwa ndamukunda cyane, maze kumukunda ubwo ngubwo bimbera ikibazo gikomeye. Noneho mubyara wanjye nkamubaza nti se uyu mukobwa uri mu ifoto ni uwaheye? Arambwira ati uyu mukobwa ati nimba umushaka nazajya kukwereka iwabo. Iwabo se urahazi? Ati iwabo ndahazi. Ubwo nyine ni kwa kundi ubura ahantu ukabakaguha amafoto ukareba, mbonamo uwo mukobwa. Nawe si uyu mukobwa ni uwahe? Aramumbwira ko nabonaga ari agakobwa keza, gasa neza, keza cyane, numva ndagakunze. Noneho arambwira ati n'ubu ngubu ejo bundi dufite ubukwe bwa musaza we, azajya gusaba mushiki wanjye, ati uzaze tujyane uzamubona. Turagenda tugezeyo, umukobwa ndamubona, numva umukobwa nyimara kumukubita amaso naramukunze, numva ndamukunze cyane, numva umutima urahabye, numva ndarembye ku buryo no gutaha numvaga byananiye. Maze kumubona ndataha. Noneho ubwo hashize nk'amezi 2 subira kwa mubyara wanjye Rwamagana. None sekare ndashaka kuzajya kunyereka iwabo wa mukobwa tukazajyana kumusura. Ati nta kibazo tuzaze tujyana. Turagenda tugezeyo, ni ukuvuga ngo nkimara kwinjira mu nzu yabo, no kuvuga ngo twabanje kwa mushiki wowe wa Sekarema. Noneho turaza tujya iwabo wa mukobwa. Noneho uwo mukobwa amaze kudukingurira, ariko ubwo nawe bari bamuciriye isira ati hari abantu baje kubasura. Mukobwa nawe aragenda, tumusanga yicaye muri salo. Nkimara kumukubita amaso yicaye muri salo, si ukukubeshya numvishe mbaye nkaho ngeze mu yindi si. Naramubonye numva ndamukunze, mbona n'umukobwa mwiza w'inzobe usa neza, nawe yari afite imyaka 17 ya 18. Numva ndamukunze, mbona n'umukobwa mwiza. Undi wasi turasohoka, turasezera, turataha. Noneho Sekarema akambwira ati rero ngewe yaranyicaye iruhande,
ati njye ndigendeye, ati ubwo uhita umubwira ko wamukunze, ati nutabimubwira hano hahora abahungu benshi bamugendaho uzasanga abandi baragutanze. Nuko noneho ntamureba gutya, nubwo yari yisomeye igitabo yicaye aho ngaho muri salo, yasoma igitabo gutya nkakomeza nkamureba nkareba mu maso ye, noneho nshiduka amasaha yo gutaha yageze nta n'ikintu mubwiye, umureba gusa umukanuriye. Turasohoka turagenda, tugeze hafi y'umuhanda aho dutegera imodoka, Sekarame arambwira ati wabimubwiye se ko wamukunze ushaka ko muba inshuti? Natinye nagize ubwoba, ati mbega utiri cyane koko, mubwire, nutamubwira ni akazi kawe, ati ni akazi kawe, ati mfite amakuru yuko hari abandi bashaka kubimubwira. Noneho ubwo nyine ndijajura ndamubwira nterega urabona naragukunze, ni ukuri niyo mpamvu naje kugusura. ngo ubona umuntu umunsi umwe ukamukunda, naragukunze rwose, ngo nta kibazo, ngo rwose ntise urabyakiriye, ngo ndabyakiriye, ngo ubwo imodoka ibiraje, noneho ngo ndatega ndataha, si ukubabeshya naratashye, noneho kuryama biranga, ibitotsi ndabibura, nkahora ntekereza, nari ntaramubaza n'izina rye uko yitwa. Wowe mushiki wawe se? Nari ntarayimubwira, nari ntaramubaza n'izina rye n'ukuntu yitwa. Nuko ubwo ni ukuvuga ngo umukobwa hashize nk'icyumweru ndongera nsubirayo, uvuga nti ntabwo nshobora gusinzira ntarajya no kumubaza ukuntu yitwa. Noneho nsubiyeyo nsangayo musaza we azambabare niyo yanabyumva arabizi, basaza be bakansereza bagahera hasi ku kirenge bandeba. Ubwa mbere nkinjirayo nasanze musaza we afite basaza be b'abasilamu icyo gihe bari musaza we agahera hasi guhera ndeba, nasanze yicaye ku muharuro agahera hasi ndeba, agahera ku kirenge kageza ku mutwe. Bako nari agasore k'agakene nyine kakana gafite utwenda dushaje, agakweto gashaje. Noneho ubwo umukobwa ntiyakwinjira iwabo nkabona ntibabyishimiye basaza be. Ubwo umunsi umwe bakansereza ngo ndakabwa ngo ibiki, nuko umunsi umwe ndataha. Noneho maze gutaha umunsi navuyeyo, nageze mu rugo ni ukuri kurya birananira, kunywa birananira, ndaryama njya mu gitanda nyoberwa ikintu nabaye. Ariko umunsi mpava nahavuye harimo ikibazo cyari kirimo nuko batashakaga ko njye nawe dukundana, ngo turi abana, babyanze. Noneho ubwo kurya birananira, kuvuga birananira, ndaryama agahinda karanyica. Noneho nshiduka n'ahantu nari kujya gutegera imodoka, ndi kuva ahantu nari gutegera imodoka naharenze njya gutegera ahandi hatariho. Noneho ubwo umunsi umwe bukeye nari navuye ari ku cyumweru, ku wa mbere barategereza ko mbyuka baraheba. Kayo yarategereza ko mbyuka, niwe twabanaga ko mushiki wacu bwa yari yaramaje gushaka mukuru. Kayo yarategereza ko mbyuka araheba, na Sara bose baraheba. Ati se Samuel yabaye iki ko atabyutse? Baza kureba basanga ndacyaryamye. Bati se Samuel warwaye? Hoya. Bati se ni iki wabaye? Nanga kuvuga ndaceceka. Nuko banzaniye ibiryo, kurya birananira. Bati se kutarya urarwaye tukujyane kwa muganga? Bankora bakumva ndahinda umuriro. Byageze nimugoroba noneho narembye bimwe bita kuremba, ndi guhinda umuriro uteye ubwoba. Noneho byageze ninjoro, nararaga jyenyine, byageze ninjoro ndatomboka nko mu saa 8 z'ijoro. Ikintu natombotse mvuga kuko naye naramaze kwibwirana nawe, yarambwiye n'amazina ye, yambwiye ko yitwa Elina. Noneho ndasohoka nkubita urugi nti Elina uri hehe? Elina uri hehe? Ndi hano, ngwino nsange, ndagushaka, ngwino. Nose Kayo yumva ndi gusakuza. Ati se Elina nuwahe uri kurota? Numva ndasohoka nirukanka mu rutoki, Elina ngwino ndagushaka. Kayo yabanyurukanse inyuma, aranyurukanka inyuma. Ati urajya hehe? Ati wabaye iki? Nuko waramfashe murusha imbaraga, aramfata ansubiza mu nzu. Nuko ahamagara mama wacu, babanjyanye kwa muganga kuko naye narembye cyane. Bangejeje kwa muganga, ubwo nari imeze naye nanoze, babahamagaye ambirasi mu rukerera. Ati mumujyane
Kibagabaga umuntu wanyu yarembye. Kuko ubwo sinari nkibasha no kuvuga, sinari nkibasha no kurya, sinari nkibasha no kuvuga no kunywa. Ambirasi binjyanye Kibagabaga kwa muganga, banshyize mu bitaro. Mba mu bitaro, noneho bagafata indwara bakazibura. Noneho murumuna wanjye nawe avuga ati yasohotse nijoro avuga ngo Erina. Bati si Erina muramuzi? Bati reka dati ntawe tuzi. Ati ni n'ubwa mbere twumvishe iryo zina. Bati si ni Erina wa undi bajya baririmba mu ndirimbo? Bati reka da, bati ntabwo tumuzi. Nuko mba icyumweru cya mbere mu bitaro, icyumweru cya kabiri kigiye gushira, sinaryaga sinanywaga, nari ntunzwe na serumu, nahonze ndaho ngaho. Noneho nari mfite agafoto, agace ka pasiporo ye hano mu mufuka w'ishati. Ubwo muganga dogiteri niwe waje kwa kundi iba akora ukuboko gutya agushyiraho igipimo, niwe waje kubona aka gafoto, akabona mu mufuka w'ishati, aravuga ati se uyu muntu aka gafoto nakuwe Erina mwavugaga? Barareba ati ushobora kuba ari wata ariko ntabwo tumuzi. Nuko bahamagara bashakisha ahantu hose uwo muntu Erina, baraheba muri karitsiye zaho iwacu baramubura, bashakisha babaza naho ngaho iwacu iyo ngiyo za Rwamagana. Ubwo Sekarema niwe waje kumva ko ndi mu bitaro, bamubwira uko byagenze, bamubwira ati Erina n'uwinaha ngaha. Bati ni umukobwa w'inshuti ye. Bati si uwo mukobwa uramuzi? Bati ndamuzi. Bati mubwire mu gitondo azinduka aze hano kwa muganga. Bati niwe muti nta wundi. Njyewe sinavugaga sinaryaga. Nuko ubwo bukeye Erina aba, njyewe nari ndyamye gutya ku muryango w'igitanda, ndyamye ndeba hari mu irembo nka kaburiya ukuntu bureba mu irembo. Noneho njye kubona nimba nari mazi nk'urota, nimba narabonaga ko ari byo, mbona umuntu ishusho Erina irinjiye. Mba ndabotutse ndirukanka, serumu njugunye igitanda, ndagenda nti Erina ndamuhobera, nti nari nakubuze, ndakubonye Erina. Abantu bose mu bitaro barahura ati muze murebe ibibaye. Ati umuntu hano yasariye Erina. Nuko Erina ndamuhobera, nti se ni wowe nari narakubuze. Nuko ubwo baramfata, muganga aramubwira ati rero uyu muntu wanyu yarwaye amuru ntimwabimenye. None rero uyu Erina namufate bamukarabye, bamukorera isuku, bamugaburire, hanyuma ibindi biraza nyuma. Nuko noneho ubwo ikintu nakoraga narebaga Erina ni wowe, ndeba gutya Erina ni wowe, nkubwo amarira akabaraje, nari narakubuze none ndakubonye. Ubwo amarira akabaraje. Nuko umukobwa ati humura, ati ntahari, humura uzakira. Nuko umukobwa ubwo barabyara, barangaburira, bampa amata ndanywa, cyokoze kuba ko ntaherukaga kurya, bampa uduta, bampa n'akaji ndanywa. Nuko ubwo maze koroherwa hashize nk'iminsi 3, ubwo baramubwira bati rero bati ugomba kuba hafi y'uyu muntu, nta bundi buryo agomba gukira kereka umuti ni wowe. Nuko ubwo Erina baramubwira ati niwe mugomba kumurera, ugomba kumureba ukamuba hafi, ati nta bundi buryo ni we muti. Nuko ubwo Erina arambwira ati rero ati ubwo bari badusezereye kuri uwo munsi, ati rero ati ngomba gutaha, ati ubwo nzagaruka kureba. Ni rero rwose mbabarira witaha tugumane hano. Ati ntabwo twagumana mama atabizi. Ati rwose ati mbabarira ntahenza ngaruka kukureba. Ndabwira ni njye ndashaka kubana nawe, nta wundi muntu nshaka kubana nawe, nimba utabyemera sinzi ntabwo nshobora kuzabaho ntagufite. Nuko ndamubwira niwe mbabarira tubane, ntabwo nshobora kuguma hano ntagufite. Nuko ambwira ati basi reka ngende njye kubibwira mama atazayoberwa ahantu nagiye, utabandi wenda mbihorera. Nuko ubwo Erina ndabwira nta kibazo, ntisuzaza ryari? Ati nzahita nza, ati humura. Nuko ubwo Erina aragenda, ariko mu gutaha sigara numva yuko mfite icyizere yuko azagaruka. Nuko ubwo igihe cyarageze turabana, uko namukundaga kugeza na n'iyi saha ubu turacyari kumwe, tubyaranye abana 3. Ubwo nuvuga ngo ubu tumaze imyaka 13 tubana, 13 tubana. Ubwo ndabishimira Imana yuko ni byinshi cyane umuntu aba yaranyuzemo, ariko ibyibanze ni ibyo ngibyo.
ariko icyo nashishikariza abantu ni uko hari indirimbo mfite ngo mbega urukundo ukuntu rugenda rugurumana iyo abantu bari muri fiyansaye. Uko utangiye ukunda umuntu abenshi bigenda bigabanyuka iyo bamaze kubana, ariko byakabaye byiza abantu babikomeje ntibigende bisubira inyuma. Ndumva rero icyo iyo ndirimbo yihimbye ishingiye kuri ubwo buzima bw'ubwo rukundo wanyuzemo. Iyo ndirimbo ntabwo nayihimbye nshingiye kuri ubwo buzima nanyuzemo. Ni ibihangano nyine nagiye mpanga bitewe n'ukuntu mbona sosiyete hano hanze abantu babanye, abantu bakarambagizanya bakundanye, noneho hashira icyumweru kumva ngo abantu batandukanye, kumva ngo bashwanye. Niyo mpamvu nagiye mpimba ngo mbega urukundo ukuntu ruba rugurumana iyo abantu bari muri fiyansaye, iyo bari ko rwakomezaga bamaze no kubana, ntabwo imiryango yajya isenyuka. Ubuhamya bwawe rero muvandimwe ubuhamya bukomeye bwakwesipira umuntu, ni burebure cyane wese, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Hanyuma se waje kuba umuhanzi gute? Ukuntu naje kuba umuhanzi rero, najyaga nkunda nkikora ahandi nababwiye mu kazi ko mu rugo Kicukiro, najyaga filimi zitwa dusobanuye za Yanga zicyaduka, najyaga nkunda kureba filimi yitwa Gasobanuye ya Yanga. Noneho numva nkakunda kureba filimi, noneho biza kugera igihe maze gukura, naje no kwinjira mu buhanzi nyuma y'uko maze gushaka n'umugore. Numva filime, nakunda kureba filime cyane, nanjye numva nkunze gukina filime. Mu mwaka wa 2015 naje kwandika script. Naje kwandika script yitwa Wikwiheba bitewe n'ubuzima nanyuzemo, bitewe n'amateka nanyuzemo, bitewe n'ukuntu nubwo njya kumenyana na Erina najyaga ndambagiza abakobwa, narambagije abakobwa bane bose banyanga ngo ndi umukene, nta kintu nabamarira, ngo ndakasore kakabwa, nta kintu nabamarira nyine. Ibyo nyine ntabwo nigeze mbivuga, ariko kubera bari byinshi hari ibyo umuntu atirirwa avuga. Nkora script yitwa Wikwiheba bitewe n'aho nari maze kugera n'aho nari mvuye. Nibwo naje nti gukina filimi numva mbikunda, numva naje kubiganiriza umuntu, mfite umuntu w'inshuti yanjye ndabimuganiriza, mbwira ko numva nkunda gukina filime kandi numva nshaka no kuyikora. Ubwo ndabipanga, nkora igice cya mbere. Icyo gihe amasede yaragurishwaga cyane, amasede agurwa. Hari filimi nziza yitwa Wikwiheba isohoka 2016, irakundwa cyane, yari filime nziza. Wikwiheba niwe wayanditse? Ninjye wayanditse, ndanayikina. Filime iba nziza cyane, barayikunda abantu bese ku buryo bavuga ati dukorera igice cya kabiri. Igice cya kabiri nacyo mba ndagikoze, gisohoka 2017. Igice cya kabiri kirakundwa, yapfaga kugera ku isoko gusa. Amasede bakayagura nk'abagura amasuka kubera ukuntu yari nziza. Icyo gihe n'amasede yaragurishwaga, ibintu bishyushye ubona bimeze neza. Noneho amasede agashira, tugacapa andi agashira gutyo. Bansabye igice cya gatatu, igice cya gatatu mba ndagikoze. Bansabye icya kane mba ndagikoze. Nuvuga ngo amasede yahagaze maze gukora n'igice cya gatanu, ariko ntabwo kigeze gisohoka. Nyuma yaho nakoze indi filimi 2018 yitwa Isezerano. Iyo yari filimi yigisha abana b'abakobwa kwirinda inda zitateguwe no kwirinda urubyiruko ibiyobyabwenge. Iyo filimi yabaye nziza cyane, yahawe n'igihembo ku buryo abantu bayikunze kubera story yari irimo. Filime imaze gusohoka, nyuma yaho nkora indi yitwa Inkweto Ijabuka. Yari filime ishingiye ku rukundo, umuhungu w'umukene wakunze umukobwa w'umukire. Noneho nyuma yaho nakoze indi filime yitwa Isezerano, ikidasanzwe. Ubwo nuvuga ngo ni filime zigera muri 5 nakoze, ziri aho ngaho. Ubwo nuko, ariko nyuma yaho naje kubona nyuma yaho bitakigenda neza nka mbere nk'uko byari bimeze, mba ndabihagaritse, niyinjirira mu muziki. Ubu ndi mu muziki, nakoze na album imwe y'amajwi yitwa Sugar Daddy,
ubu ni ukuvuga ngo niyo ihari ubu ngubu ni uko nguko bihagaze. Album iriho indirimbo zingahe? Album ubu ngubu iriho indirimbo 10. Ni iz'ubuzima busanzwe, ni izihimbaza Imana? Mbona ni ukuvuga ngo indirimbo ziriho hariho izihimbaza Imana, ariko izo nibanzeho cyane ni ibintu tubona hanze aha mu buzima busanzwe. Hari igihe usanga abantu bibanda kubyina ku ndirimbo ngo inkundo, urukundo, ariko njyewe narebye nk'iyo ndirimbo yitwa Sugar Daddy, hari abantu b'abapapa bakuze bagasanga bafata nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 17, 16 ari mu ishuri, akamushuka ati ngwino ngusohokane, aho kugira ngo amuhe uburere aramusohokanye, ugasanga yamuteye inda atateganyijwe. Niyo mpamvu nayishe Sugar Daddy, nagiye nibanda ku ndirimbo zicyaha abantu kwirinda gukora ibyaha bishobora kubashyira muri gereza nk'uko nabivuze, ahubwo bakirinda bakiha gukora ibintu bishobora kubahesha ishema muri sosiyete. Izindi ndirimbo nagiye nibandaho ni indirimbo z'imibanire mu miryango, kuko hari igihe usanga imiryango muri iki gihe iri gusenyuka cyane. Hari nk'indirimbo ivuga ngo mbega urukundo ukuntu ruba rushyushye iyo abantu bari muri fiyansaye. Wari ushingiye kubera ko byakubayeho? Ukuntu abantu baba bari muri fiyansaye none ukabona bararambagiza na bishyushye, hashira icyumweru bashyingiwe ukumva ngo abantu bari gushwana ngo bagiye gutandukana, ukibaza ikintu bapfuye kikakuyobera, ukibaza rwa rukundo bari bafite muri fiyansaye rwagiye he, ukumva ni ikintu kikubereye ikibazo. Ibindi nibanzeho ni imibanire yo mu miryango, ugasanga abantu imiryango umugore n'umugabo baricana, ugasanga umwana arica umubyeyi we, ugasanga umukecuru arica umwuzukuru we, bapfa amasambu, bapfa ibiki. Ibyo bintu byose nibyo nagiye ndeba nkavuga ni ibintu bishobora kubamo, aho kugira ngo ndirimbe urukundo reka ndirimbe bino bishobora kubaka abantu. Niyo mpamvu nagiye nibanda ku ndirimbo, noneho no ku bana, kubera ko kuva na kera nkunda abana cyane ariko ku buryo bwo hejuru. Hari indirimbo nagiye nkorera abana yitwa ngo nta mwana ukwiriye gukora akazi ko mu rugo, kuko hari igihe usanga nk'abantu nk'umuntu afite abana biga mu mashuri meza yishoboye, ariko ugasanga arakoresha akazi ko mu rugo akana gatoya nk'umwana. Izi ndirimbo ziri muri NG ya gospel. Ese wazishaka nyamuga ntiyazikura? Ubu zishaka ku mbuga wazishanga ziri kuri chaîne ya YouTube yitwa Ibakwe TV. Ushobora kujya ku Ibakwe TV ukaba wazisangaho izo ndirimbo ziriho. Hariho n'ifoto uri kumwe n'umuryango? Hariho n'ifoto ndi kumwe n'umuryango, wazisangaho. Okay. Bambe, kuko izina ni Bambe, uri Bambe. Akazina bita Bambere hano kavuye ntago mwamenye. Okay, ntacyo uzakatubwira mu kiganiro cy'ubutaha. Nta kibazo. Kugira ngo abadukurikiye nabo babanze bacyumve neza, then noneho ubutaha uzatubwira ahantu iri zina Bambe ryaturutse. Murakoze cyane. Uyu munsi Elena ameze neza n'abana? Elena ameze neza n'abana, urumva? Ariwe wa wundi wari warakunze. Ariwe yarakunze. Cya 17. Abanga ubu tubyaranye 3. Wow. Imana iguha umugisha rero, wakoze cyane. Murakoze. Reka tugushimire, Imana iguha umugisha, bigaragaza Imana iri muri mwe kubera ko hari ibyo yabakoreye. Murakoze cyane. Hanyuma rero namwe badukurikiye mwese, Imana ibaha umugisha, wabonye iyi message cyangwa se iyi video. Numva hari ikibazo ushaka kumubaza Bambe, uzajya muri comment, cyangwa se niba wumva ushaka kumuvugisha tuze gushyiraho na nimero ze za telefone kugira ngo ube wabasha kumuvugisha. Ni n'umuhanzi, izi ndirimbo turazifite, ubwo azagaruka ubutaha azaturirimbira kapere. Reka tumusabe abanze asenge, asabire umugisha bakurikiye iyi video bose muri rusange. Murakoze. Ntarasoza hari ikintu nasaba abana b'imfubyi bibana. Abana b'imfubyi ntibazumve yuko bari bonyine, mujye mwihatira gusenga Imana, kuko natwe nk'ubu aho tugeze ubu nuko twabaye hafi y'Imana tugasenga. Nakuze mfite imyaka 12, ninjiye muri korali y'abana mu itorero rya DPR. Nakuriye mu gusenga na barumuna banjye na bashiki banjye, nicyo cyadufashije kugira ngo tube tugeze aho tugeze ubu. Abana b'imfubyi rero mwese mwibana, mushishikarire gusenga kandi ntimuzumve yuko byabarangiriyeho, ubuzima burakomeza nyuma yo kuba ubupfubyi kandi ibyiza biri imbere.
reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose itambutse, tugushimiye ko waturinze ntacyo twakuburanye, watukuye ahantu kure utugejeje ahantu heza hashimishije. Ibi byose turabigushimiye. Sabiye umuntu wese uzakurikirana kino kiganiro kugira ngo umuhe umugisha kandi umuhe kwitekerezaho, amenye iyo yavuye naho ari kwerekera, kugira ngo bidutere imbaraga zo kugukorera. Turinde gusubira inyuma kandi turinde kuba uko twishakiye, ahubwo uduhe kuba nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen.